kandi uzaheka n'umwishuru wamanitse agati wicaye nabyumvise ngiye kubikora wiciye migani yose ugira ngo no kukamanura uzaba wicaye iyo ukamanuye urahaguruka ntagiza ko ibyo muganije ubyumvishe ndagukunda mwa mu rujijo ugira uti ingukurira abana ikakurusha uburakari banda hano ndebe nabiki ntabwo bivuze kunkubita we n'undi munsi n'undi ki Sideri ejo ndi hano wari uhagaze uri kumbwira iki wari uhagaze uri kumbwira iki kazo nura kubita undi rushyi runkubite wikanze banikoreye amagi yego n'undi munsi nje kunongeza intoki sibyo none kunongeza intoki ngambwira Deri gisa nindi gisa nindi uri kurota nyine turwane sufite imbaraga se bunde kankubaze ndi umugore wawe simbizi ngende umugore wawe simbizi warankoye uri hano se ngiye warankoye uri hano wanzanye hano kumara iki yuze kutabishaka ariko tugenda kuki wemeye kuza hano akurazi nabaye ikigoryi byiza cyane ni byiza ko uzi ikintu nabaye ikigoryi kuba narakubabaye Deri iyi ni gasopo muhaye rukatumi uzongera kumwoza hizo ntoki zawe imbere y'Imana Feza zagukubita nenzo karo zankubita maze nikine nigisha mu matwi yanjye none ni Feza uzajya kundya kuri Feza uzajya kundega semane bundi narasaze wowe muzima noneho urota n'abantu bakaza mu nzozi zawe gisa rwose nto umuntu w'agaciro usigaye urota gikomeza umurote gisa ngaya ukuntu ngize ngiye ngize ute Kazuba uyu munsi uranongora sinzi nyine Imana yitaga gukozemo sinzi kuyitandukanye n'cyabandi simbizi uzuru rushyo nkubise ngiye mu bwese ubwo nkubise ahubwo se wakwishyura urundi se bundi uruzura
siko nta bwenge ugira siko wangize inganzwa hano bajya bavuga ngo abagore nibo bagira abagabo inganzwa ahubwo niwe wangize inganzwa urifata ukankubita mani wankubise bwa mbere ndakwihorera kwa ko nkukunda bwa kabiri ndakwihorera bwa gatatu ndakwihorera bwa gatatu kwifata birananiye dore kuba nkukunda ntabwo bivuze ko ugomba kumenyera turumvikana kuko ntabwo wankoye niba naragukoye sinzi impamvu nyine waba uranga iyo mpamvu yonyine niyo ugomba guha agaciro impamvu uranga igiye kurangira none ntacyo wifuza nawe bibuka ushaka dere bibuka ushaka ni bibuka nshaka sibyo niba wifuza kugenda ntarebe umuryango uruguruye sibyo utazavuga ati nagufashe no ku ngufu muzana hano ku gahato niba utarabyishimiye wemere kugenda niba warabyishimiye ndagukunda cyane ukaba umwibise cyane ko niba wowe nkunda kuki utaretse kunkubita kuki nyishyuye umaze kunkubita inshuro zingahe umaze kunkubita inshuro zingahe ushaka kwihorera noneho wangize kamubwire njye nakubajije aho ngasumbeshya wambwiye yuko nagisa ntacyo mupanga uramurose mukozeho wumva ni igisugu ukozeho tangira kuzana wowe kwanyita agasine wowe kwanyita agasine nakwita agasine cyane nta mutima wazo ukuri ngankubita ntabwo nakongera n'ubutaha urambwiye ntabwo wakongera cyazinda kubonye sombora Sheri, kangende ku kazi. Izo. Uretse. Nese kuri mu kazi kenshi nibyo byatuma utansezera. Okay, ubwo turongo. Uretse gato. Cara hano. Icara. Nese bite? Ndetse nkagenda ko amasaha yagiye. Sheri. Abo bantu mbabarira bubaretse bubihoreye. Okay. Sibyo kuko telefone buri munota buri segonda buretse aka kanya no tubanze tuvugane giwe nawe. Sheri uribuka wa mugabo wavuye ahangaha. Amagambo yambwiye njye ntago yamvuyemo yangumye mu mutima wanjye arambwira ngo ibyo nakoze bizankoraho wowe mba mbona ibintu byose bifata biraho nyine ukumva nta kintu bivuze ariko gihe ibyo yavuze narabyumvise cyane nshingiye mu kazi kanjye giwe nkora sibyo ako Sheri hari ibintu biro bincanga mu mutwe wanjye hari ibintu biro bincanga mu bwonko bwanjye ndumva nabiburiye igisubizo pe sinzi impamvu njye n'igihe cyo kwishima bashobora kuba ntararemewe kwishima. Okay, reka nkubwize ukuri rero ntusarare ntuwogore utuze pe ibyo nakoze byose mbabarire amakosa narakoresheje ariko uyu mwanya umbabarire. Se Sheri imbabazi ndazumva sibyo izo mbabazi basi hari icyo ziri guhindure basi nibura izo mbabazi uri kunsaba hari ikintu nibura basi ziri buze guhindura. Se Sheri reka nkubaze umuntu Jackie na Kazuba muhuriye kuki mupfana iki muhurira he muhuzwa n'iki ndashaka kumenya
Jackie na Kazuba muhurira kuki ni iki cyawe nyine Jackie na Kazuba nyine hari ukuntu ni birebire bitabasha kuvugika tuzabiganira gusobanura icyo upfana n'umuntu n'ibintu birebire utabasha gusobanura ubu ushobora kugera ahantu bakubaza icyo upfana nanjye bikakunanira ukabwira ngo ni birebire ari ibintu sheri nongere ngo usubiriremo ni birebire mu ruhe rwego ku buryo udashobora kwisobanura ikintu upfana n'abo bantu amakosa nyine nawe ukoresheje wihogora amakosa pe nawe ukoresheje mbabarira ibyo tuzabifata umwanya ubu undeke ngende mu kazi sheri ibyo ndumvuga ubu urabyumva amakosa nagukoresheje mbabarira ibyo ndamubaza sibyo urunsubiza kunsobanura ikintu upfana n'abantu bigutwaye igihe kingana iki ese ururampisha iki ibintu ngenzi inyuma ni ibiki ese ko mbona ngera aho ngaho nkabona urahwereye nkabona kuvuga biranze nkabona uratangiye urarerembuye ntabwo ushobora kwisobanurira ese urukundo ni iki reka tubivugana nyuma ya saa sita ngarutse urumva nta kintu ushobora kunsobanura ku buryo umbwira ngo ni ibiki birebire kunsobanurira ngo aba ngaba dupfana iki cyangwa mbaza aha duhuriye kuri iki bigutwaye iki mu maso hawe harimo ibintu byinshi reka nkubwire sheri uruhu urambwira ngo nkubabarire ngo ku makosa wankoreye ngo ntabwo ari wowe reka nkubwize ukuri urukundo nirwo rwangiza impumyi urukundo nirwo rwankoresheje ubugoryi bwose rwatumye ntabasha kureba rwatumye ntatekereza none uri kwicuza umwana wanjye yarabuze kubera wowe kugeza ino saha Derek namubuze kubera wowe sheri reba hano iki ni iki oya wifata kuki abantu tuba ibicucu kuki urukundo rutwara umuntu rukamutwara wa mugani wa muririmbye ngo urukundo ni impumyi ku buryo intwara ukantwara burobo neza ukankoresha amakosa simboneka ari amakosa hakora amafuti yose y'uburyo bwose ngo ni urukundo reka ngende turaza kuvugana ngarutse aho ugena uri bukuri ibyo urubuze kumbwira nuko ari birebire ibiki birebire ni story ndende mbabarire wenda ko ku bintu ngiye kubasaba ariko
ndifuza kuba nasohoka muri ibi bintu byo mu muryango wanyu nyine nkagenda nkakora akazi kanjye nk'uko bisanzwe narangiza nkagenda ariko ibintu byo mu muryango wanyu nkabisohokamo kubera ibyo mwantumye kuri mama Derike nasanze atari byo pe mama Derike nta mugabo afite ubwo rero ndumva nabisohokamo mutazavaho musenda n'umukazana wanyu kandi atari byiza murakoze none se iyo usanga mama Derike afite uwo mugabo nabwo wari gusohokamo numva hari aricyo gihe kugira ngo nkore akazi kanjye nk'uko bisabwa by'umuryango nyine ndeke gukomeza kubyinjiramo nk'uko mujya mubinsaba nimba ari ibyo wumva ushaka nta kibazo sibyo yego ariko noneho nkibaza uyu ni wo mwanya wo kubisohokamo numva ari wo mwanzuro nafashe rwose mbese mbere ko naguhatirije kubivamo ukanga kubivamo kandi aricyo gihe cyari igihe cyanya cyo kugira ngo ube wabivamo kuri aka kanya akaba aricyo gihe cyanya cyo kuba wabyinjiramo none akaba ari kuvuze ngo ugiye kubivamo nuko umaze kuganira na mama Derike ukamubwira uko ibintu biteye nuko ibyo mwantumye nasanze atari byo pe ariko si ubwa mbere ngo utumye ibintu ugasanga atari byo kuko icyo gihe cyose utigeze umbwira ngo ngiye kubivamo John murahirukana hoya urateganya guhura nawe ryari ntabwo mbiteganya yego wari ugiye kumbwira nyine ndi kwanga ko urumva hagenda havaho bimwe hazaho ibindi rero ndi kwirinda ko nabyinjiramo cyane ubwo rero ndi kumva ari cyo gihe cyo kugira ngo nyine mbisohokemo cyangwa ufite ubwoba bwo kwirukanwa mu kazi oya nako ndi kwanga gukomeza kujya mu by'umuryango wanyu ese wumva Jose ubundi ni iki njyewe ntazi wowe wabuze ku muryango wanjye kandi ntumbeshye wisanzure nta kibazo bose naho nabikubwira ntabwo wabyemera kuko kwemera kwawe biba bigoye pe yego ni ukuvuga ngo bagomba kunyita Thomas nyine hari ibyo nkubwira ntubyemere ariko ukuri uko byagenda kose kujya kugaragara okay Rose ntabwo narwanya igitekerezo wagize kwa ko ufite impamvu sibyo ufite impamvu wabigize ufite nuko wabipanze nuko ubibona ntabwo nakwima uburenganzira bwawe cyane cyane ko bitari no mu nshingano zawe yego muri kontra wanasinye aha ngaha ntabwo ibyo ngibyo n'ubundi byari birimo kari akantu kari ku ruhande umuntu akwifashishije kugira ngo agire icyo umuntu yakora nimba rero wowe wahisemo ko wabivamo nta kibazo murakoze sibyo gusa habaye hari icyo uzi ukaba warakimpishe ntabwo nazakubabarira yego
kibazo rwose. nagira ngo mbahe aya madokima ni bya bindi by'abana byo guhahana n'abitunganyije muze kunyuzamo amaso. niba ari wowe waka ndengeye unde ganiriza iki ese nkora iki Kazi ko watinze kubyo sigaye ngira ibitotsi. ariko ibyo bitotsi byawe ubwo ngubwo biri gusa sigaye kuzajya bambara bino bintu kugira ngo utandure ishumekera hano kimwe by'ikigali ko uzi ko iyo wisobanura vuba mwamini gutya bibaza ko n'ubu ngubu ko nta kindi kintu ujya witekerereza uzi tinda kubyuka wasigaye uryama hato na hato iki kibazo n'ubu ndumva nyibifite amaze ndumva ariko nyine banza ari amastress yahape gereka urumva naje ndavuga se uyu mwana noneho byagenze bite Fike numva ntasiba ahangaha ubwo jye tuvanga ikanzu ndayiharaye umva byanyabyo guhumeka kagatambara ko se ko wagahinduye none jewe sigendenze si ibintu byabaye twongeye turaserera mupfiki noneho noneho yankubise byanyabyo byo biragaragara ngwiki nizeye ko ngo atarushye ndi kubona yandiye urushye uzira iki noneho Kazuba ariko nanjye nihagazeho ndarumusubiza ngo kubita umugabo ni ikosa utagiye naho utaderique je nta cyo ngomba mfite ni ikosa je ntago tubana mami yarangiza hano ukuri yankubise uzi ko umugore kubita umugabo bari nkunguzi ibintu byabaye sinjye wikoze byagenze bite nyine ntumbwire nabi uvuga cyane urumva nyine yankozeho ndaje mba ndavuze ngo gisa ndagukunda ariko uri murota nsaba muhungu uramukunda ndamukunda si umuntu nahuye nawe rimwe ubwo uko nabamukunze aka kanya none se inzozi waratagura byibuka ndazibuka ngarotaga ibiki kugira ngo umubwire ngo ndagukunda warose ibiki nyine narotaga turi ahantu mu gashyamba urumva turi kwirukanka nyine byari ibintu biri romantike bya danje noneho nyine ankoraho mba ndavuze ngo gisa ndagukunda urumva nyine zarinde uwo gise cyabandi bambwiraga agura amafaranga wabahaye amafaranga kazuze ko wamuhungu mukunda ntago mukunda kazure kare nkubwire je nushaka ko ngufasha mbwira buri kantu kose nimbara nuko ngufasha gufasha ndi byo ngufashamo nuko ntago mukunda nkunda Derek bazaje guyagisa gutungura mukunda mu nzozi nose nyine ni inzozi nose kuba cyumva ko atari inzozi zirabeshya ubwo gukozeho mba ndavuze ngo gisa ndagukunda yandi yurushye nuko nagutwi kwafunga ntago ndi kumva neza ako nanjye narumubatuye kazare kanga buri mwikosa sibyo cyatanje ahubwo nese nyine namubwiye mubwira ukuntu nyine atagomba kunguta ko ndamara Derek ibintu bimutera kurakara birahari byinshi shakazo nasanga hari ubundi bukerekero ufite ntabwo ese byanya dukunda Derek ndamukunda cyane si ubu nawe namukunda nkaba ndaha naba narisubiriye mu rugo nkagiye kwiga ubu noneho muri kurebana gute cyareka ndanitahira tansanga ahangaha urumva namukubise ako nanjye yankubise kandi gira so yitubwiye nta mugore kubita umugabo iyo umugabo ubona akurembeje ufata umwanzuro ukamuhunga ukigenda
ngatujyane suransiga cyane iwawe tujye kubana na wa musaza yara ahubwo zimbaza yarakize nyine ubwo yakize tuzajya tubana yarose ubwo urumva Derek niwe wakuzanye urumva nakora ibyo bintu cyangwa aramukunze agasana imana yanjye inde wa wundi kumukunda nyine kazi ko tukari ibintu byose kanyine ngubwire nubwo tukari ibintu byose nyine ntuseke sujya nyine mbarumva harimo akantu sigaye munararana ntabwo turarana ukuri kw'Imana kwese n'icyaha iyo uri kuvuga gutyo uri guseka aba ari byo umbwira ahubwo numva nkubwiye ntabwo turarana ariko nyine mbarumva nyine iyo turi kumwe mbarumva nishimye yagiye kuganira mbarumva asusurutse nyine yarakiza bote yarakiza uzi ko none ari mwiza burya none hagira akabashyamo akabura akashaya ni mwiza none waseka neza ako nyine ntabwo dukundana ubuze ari icyo utambwiye ese urumva nabiguje nyine ntabwo dukundana ntabwo turararana ntabwo ari yo mpamvu ndi kwanga ushaka abimbwiye nabyemera ujye umbabarira ahubwo ko murarana nzabimugusabira oya reka kuntu disi yanyikundira icyama ahubwo izo ndoza akagenza azirota sha nkazirotera sha ukahita umubwira musazi ndagukunda harya nditwa hagiye bincika nkabimubwira kambwa ko mukunda twa Bosco ndagukunda ukahita gufata akampobera ndakomeje ibyo ziraguraga ari prank ndakwiyamye wowe ngogenda none se ubu aramubita urampa impapuro cyangwa washaka kujya kubibwira boss wanyu nkamubwira ibyo byose uko ibintu bimeze impapuro se ni ukuri reka nkubwire pe nta mpapuro mfite ni ukuri fe kandi sinzi impamvu utajya unyumva none zira mpapuro za pirate zavuye nese ngenda bizi so ibintu by'impapuro igera nitwe abantu babiri ni jewe nawe na Fabrice ahantu zagiye kubera pirate no hantu haramenya mbabarira wikongera kunzana mu bibazo by'impapuro pe mba nta kibazo ngo icyo kibazo Fabian niwe uzagikemura ngo ntabwo ari kera uyu munsi nese fe ubwo nyine ubwo ugiye kubibwira bose ntabimubwira ameka afite umukozi w'inyatsi noneho uvuga ukuntu wafashe impapuro ukazisohora aho zari ziri ukazizana ukazimpereza nyuma zikaza guhinduka pirate fe wambabariye ko babarira iki none se ibi ngibi bose ko atarahari tubitangira ko yari ari hanze ubwo noneho ubizanyemo bose gute agombe kubimenya urazima cyangwa uhitemo si ibintu byoroshye ako fe bike uziko na n'izi saha nkomeza kugucira bugufi ukumva ko ndinjije Josiane mpapuro urazima cyangwa ubundi se wowe ziriya mpapuro zirakureba ngaho genda ubimubwire uryuzi kuvuga kubera iki ntazi kuvuga se ariko ibya ziriya mpapuro bikureba iki impapuro ubundi se reka nkubaze kuba uziranye na Kazuba biguha uburenganzira bwo gutunga impapuro z'imitungo wese mupfana iki noneho ngaho genda rwose ubibwire boss Fabiane rwose pe ngaho genda ubimubwire noneho nkwihakane mu maso ye nibwo urabona ko ngewe Jose hari nari ikigori akuzi ko nkomeza ngucira bugufi ugira ute nka kwihorera fenge nago ndi gicoce bivuze ninde papa Kazuba yambwiye no wabimubwiye urabona igihe wahereye unkanga nka kwihorera umva reka nkubwire hari ikintu ugomba kumenya kwanza ubu ngubu nta nubwo ibyo binakureba ntabwo uri umukozi mu kigo cyacu nta n'icyo upfana na Kazuba kuba uri inshuti ibyo ntabwo bikureba iby'imitungo ya Kazuba ubundi bikureba iki ko mbona uba wahiye ngo impapuro ngaho genda ubimubwire ikindi kandi none se kamaze nkubaze
ubundi wagiye kubwira ibintu byose Bosco ubundi se reka nkubaze ikibazo kwanza ndanibaza ubundi mama wa Kazuba ubundi yishwe n'iki ko mbona mwese muba mwasha imitungo kwanza nta nubwo ndamenya n'ikiri inyuma y'urupfu rw'uriya mubyeyi kuko muba mwashyashyanye mwese muri mu mpapuro genda ubimubwire mfite uko nzisobanura umva usibye kukwihakana nkagufata nkakujugunyiriye nibwo uzabana ko ngiye jose nta mikino ngira kuko kugeza izi saha ubundi haryo ubu wambwira ikiri inyuma y'urupfu rwa mama wa Kazubara wakimbwira nkakimenya Jose ngo ukanyihinduka Jose ntabwo byose twabivuze ku murongo impapuro ukagenda ukazizana byose turi inshuti cyakora reka ngo umuntu ariko turi inshuti nta nshuti mu kazi nta n'inshuti mu basi wendereza ko nakunize urumva nkanagutuka imbere y'amamaderi basi ungiriye impuhwe nkugirire impuhwe mfata impapuro z'imitungo y'umwana nziguhe habaye iki se ubundi ibyo bintu bishoboka gute ese kuki ukomeza kungira injisho ugakabya Jose buryo uragashinze gutyo kubera iki ninde utahinduka ariko njyewe jya umenya ko iteka ryose ndi guharanira ukuri uri kumva kwanza buriya ugize n'amahirwe ubu reka nkubwire ubu nshobora no gukora iperereza nkamenya kandi reka witonde ibi bintu utaba biri inyuma uri kumva witonde kubeshya n'icyaha cy'umusaraba nkurenge musaraba ndakekaraje mu mashara urabeshya y'ubusa kiliziya y'Imana urabeshya y'ubusa uratangiye rero reka nkubwire niba ushaka amahoro hagarika ibintu by'impapuro kuko ibyo ntago bikureba wowe kumva naho igihe wohereye untera ubwanka kwihorera bose ariko ubwo rero ugenda ukajya mu biro ukarerembura bose ugatera impuhwe ubwo rero umva reka nkubwire fe njyewe kiriya kigo nkimazemo igihe uri kumva naragikoreye naragikobokeye ntugire ngo we wakinkuramo byoroshye ntugire ngo wanteranya na boss byoroshye uri kumva siko umuntu aceceka mwarangiza mukamufata mukamugira uko mwishakiye wowe ushaka kunkura ku kazi nta n'isoni bumva ibyo bintu bishoboka bite uri kunkangisha ngo urajya kubibwira boss ngo haguruka ugende ujyeyo turebe keretse nk'ubu ngusanze ukareba ibyo ngukorera ahubwo reka nakugira inama ntuzengere no kugaruka hariya hari umwana uhareresha hari umwana uri hariya mufite icyo mupfana erega jya umenya ko n'akazuba ntacyo mupfana uri kumva mama yari inshuti yanjye ibyo se bihurira yari inshuti yawe none wahiye washyashyanye uri kumva ushaka iby'imitungo ye tayiwanyu ntungwije se ukuri nyine ngaho ta nicyo cyo kikuzanye ntuzongere n'ikindi gihe n'undi munsi sibyo ngewe Jose ujya undeba untinya ntago ndi umuntu bakomeza bakinira uko bishakiye ntuzongere kandi n'ikindi gihe fe cyane kubona abantu bacecetse inturi zigendera Bega Josiane muganga agukuyemo ibibati yari mazemo kabisa dive bana reba amafaranga mwoheje kuri telefone we urayabona reba ibyo bintu nguhaye ugenda ubihahe ku muhanda nibitavamo umamagare mwoherereza andi ariko utebuke katara ntuzusizemo iki katara sendusizemo genda senda se niba ukarya n'abandi bakarya genda ushaka uko ubigenza ukagura nibindi nibitavamo umamagare nkuhande ntakibazo ifu y'igikoma yashize nawe ndaje nyakoherereza ndakiko amakuru
Jackie, uri kwisinziriza aho ngaho. Bimeze bite? Ndagomba kangahe? Uri kugona? Jeune. Hamase ngo imazike. Hano se winjiyemo gute? Ibyo se birakureba. Kuntareba indagara zawe. Sore irimo areba ute? Bimeze bite? Ni sawa? Ubu rero urageretse haguruka kandi ndi guhamagara inshuro 100 nta Agatotsi kari kanyibye nago nibwo nayo nyiryana. Hari kibazo se uri mu ntebe nk'izi ngizi. Nyene ugomba gusinzira. Bizaro nkubwire. Kese ya Kazuba n'ubu yacanye ihambiriyeho. Kunyumva. Kandi noneho reka nkubwire. Ubu narakamiritse. Oya reka kuja kure. Umura turi kumwe. Se wakwicaho hirya uri. Oya nta kibazo, nta kibazo nta nubwo nshaka yuko hari nundi ubyumva. Ariko ndashaka kubwira ko iyi kese ya Kazuba noneho kuri inshuro ndashaka kuyifasha. Je ndashaka kuyimfasha. Nese Nosiki nenda igufasha gute? Ahanga nta mwenda afite. Uri kunyumva? Ugiye kujya he? Reka nkubwire. Sango utamfasheho koko. Ndakuriye. Ndakuriye. Ntago ndi ariko mbarumbwira. Ubu rero aka kanya Richard yaraje araforomata. Ntacyo yaforomase nta n'icyari gihari. Nta n'icyari gihari. Mbese nawe mugana bavuga ati aho kwaciye ntabwo hacugwango nta uteje agaciro. Sikuvuga ngo utuvugana utamfasheho ari cyo bitwaye. Mwese ugufata ndakuriye. Ntaribi nta. Uragenzwa n'iki? Ese ko ari mu rugo kwa Richard umugabo wawe. Waretse inyuro ukambwira ikikugenza. Nese ndi kukubeshera. Ubu ndanagukoraho nese harakani yankoze munsi y'imyenda. Waretse. Mbwira ni iki kikugenza? Ariko Jackie wabaye ute? Aka kanya? Nyine mbwira ikikugenza wimbwanga aka kanya ndabyibuka. Okay ntaribi kuko ndabona ntabwo nkeneye ariko buriya uzankenera sibyo? Ayo kuri inshuro. Ndashaka kubyumve neza. Ibiki se? Tuza. Ndashaka ko umenya kino kintu. Amadiri yose ari gukinwa hanze. Imitwe yose iri gupangwa kugira ngo Jone amerwe nawe cyangwa se afungwe cyangwa se no gupfa abe yanapfa. Nihagira umuntu uzana impapuro. Ntuzibeshe ngo zisinye. Kandi barazizanye namaze kuzisinye. Jackie reka mbanze ndangize. Kuko aho ngaho ushobora kuba uri kurota. Umwishwanje arazira. Ntabwo nzongera kukajya mu jenyene. None se ko ese ko baneye ubwoba nkahita nsinya. Bazinsinyishije ku ngufu narazisinye. Warazisinye. Hari handitse muki? Nta nibyo nigeze ndeba. Nukuvuga ngo Okay, sawa. None se umva mubwire nyine umva mubwire. Wavuze ngo ntumure nanjye se. Nyose umva mubwire. Johnny mawe witeguye kutagufungwa se uzira Kazuba mwenda wanjye ambaye neza Frustration waciye muri izo ntebe wako se waretse ko n'ubundi wamaze gusinya
gereza turayijana ubu ntabwo nongera gusiga waretse urugwicane tukagwica n'ubundi tukazikura niba ari wowe waka ndengeye unde ganiriza iki ese nkora iki ngo nkubere umwana wifuza ndeka mubyeyi mbeho winyicisha agahinda nanjye mba